niko sha bimeze bite sha namahoro wa mugabo hano arahari nguye mugabo usa n'ako nta mugabo ubamo cyahora ashaka bihunga umukiza ngwiki ngira iki bihunga umukiza ariko sha iyo wifashe ukanyita bihunga umukiza ubugendeye kuki njyewe uri kwita bihunga umukiza ntose ko nta n'izina ryawe nzi ako se ubundi reka nkubaze uretse kwita bihunga umukiza ukabara ubundi uruka kujya gusenga ryari tutabeshye uruka kujya gusenga ryari ariko abana b'iki gihe nabo hanyuma se mwanya wo kutajya gusenga impamvu najya gusenga niyo mpamvu uri kunyita bihunga umukiza none se uretse kubeshya ni iki gituma utajya gusenga uretse ibyamura mwivurugutamo wajyamo muvuye mu isayo mbwira ikintu gituma utajya gusenga mva cyana ntago naje guterana amagambo nawe none se ya squat hirya nagutere kumena umutwe basi tubimenye ya squat nawe unerate ko bigomba kugenda shana hari bitu reka nihangane ndashaka gashamura ndumushaka ndumushaka ubundi se nigeze nkuza kumushaka ese ndashaka umuntu kandi mubana wagiye ukamundebera ntuze ngenda mushaka jewe nawe nshaka ahubwo numubona ikindi bwabwiye simbiza ko mbere kujya kumushaka ubwo dore ko kubera yari afite umufuka w'amahembe aho kuvuga ngo ari umuntu ashaka kuyaterereza ngakamutora ibihaha ngo impyiko ngakamusatura n'ubugabo ibaze yari afite amahembe kabisa ubwo ninjye ashaka kumena impyiko ni akananyica gusa niwe waba waramuzengereje ngo umwishyuza ubwo nyine nimba uzwa muri akuri mideni ubwo nyine niwe yavugaga ubwo nyine ni wowe nose ako gashamura yigize ibiki we umuntu aranyambuye aho kugira ngo anyishyure ahisemo kunyica akoresheje amahembe ariko nanjye ndashaka ndito turahangana wafite y'inka none ushaka inka y'indogobe cyangwa y'ingurube asura urakomeje none okay none reka tuve mu biganiro wagiye ukamumbwira ko sana ntabwo ari konyashya mugabo gerageza ari njye kureba icyumba cy'umuntu ufite amahembe havesi njye kumukurebera nyine we mundebere ndi hano umugire ko naje kumureba ubwo kumva utari konyashya mugabo icyumba cy'umuntu ufite amahembe wegenda abantu njye kurandeye nimba utanshutse ariko njye kurandeye nimba utambeshye uzumva ntabwo cyagize kijyahe kafite umupanga wa mujya atatu wasubaho nanjye namubonye no munsi kabisa ariko ugomba gukura iki gitwa ngagenda kibangatana karitsiye yose sha wigenda umuhabura kugenda umuhabura bakavana ubwo wagute se ubwo wagiye ibyo ngibyo ndungukirahe gusa ko ntabwo nawe nuko cyo kabya kabisa kira subu nana gahunda turi kuvuga bizo ariko ntago ari kubwo ngo nzivuganira cyangwa urashaka uburyo tuvugana nese cyo kuza ukoze izo gisaba amafaranga koko none twabigenze ute nzashaka uburyo noneho azageze ukamuhaho make yakuyo makise y'ikikura nani cyo cyatanga nshaka kuzamuka ubwo nyine ngiye uzajya kuri zino shaka uburyo umuhabura cipwe hano wigenda hangana ntige gushyuha bari bayitanzeho gunyana nga yenda oya sha iba bayikaranze neza salama mugabo akora cyane hano se muri kwihaganirira iki ubwo si nko kwanjye wariye uko yawe usore dusanga ngani mu kiraro hanyuma se abari inkoko yawe kwe ngo wahagarara ngano numva nyikojeje hagati igaheba cyangwa ikamuguti itwara baba we bivuze ngo ni inkoko yanjye mumaze kurya nande kumaga mpaka gashomuraje mbatwikire muri nonso kino jyangiye kusunda wa mugabo reka ngubaze inkoko itagira discipline ni gute yifata ikabura ku munsi wo kurya inkoko yacu nanjye rero ndi kwibaza ni gute mbura inkoko kandi mukarya inkoko kandi nzi ko gashamura nawe ushoboza afite bwo kugura inkoko ubwo nyine yabuyereye no se ntabwo byumva yabuyereye muhita muyirya urumva ni inkoko yanjye mwariye ubushobozi afite n'ubwo kwiba inkoko ni inkoko nimba itagira discipline ikaba yazerera ngo njye uraza kubimbaza yazerereye iraza muhita muyotsa ntabyo kuza hano ngaho usarebye muri bino bipangu byose usanga twenyine twari inkoko igipangu cya mbere numvise nta nkoko yanjye iri guhumuramo icya kabiri numva nta nkoko yanjye iri guhumuramo icya gatatu aricyo cy'iki ngiki
mageze nsanga neza ari bwo mukimara no kuyarwa n'inyama ya mbere niwo maze kuyirya ndi kubibona. none se kamubazaho umuhumuro w'uko yawe kuva ryari inkoko sigaho zitera parufe yawe yitera ubuhe bwoko nako inkoko yawe yitera ubwoko bw'iyo parufe? Nubwo naba ndinjiza se nayoberwa umuhumuro w'inkoko n'umuhumuro w'inyama z'inka urumva nashobora n'izihene ntabwo nabura kubitandukanya. N'inyama ziteye parufe zigira inyama ese inkoko yabwiye ubwo nakubwiye ngo niyo naba ndinjije sinayoberwa umuhumuro w'inyama z'inka, sinayoberwa umuhumuro w'inyama z'ihene, sinayoberwa umuhumuro w'inyama z'inkoko. Ni hano inkoko yanjye murayimba twarese ko yatwariye cyangwa ukunda mu gufite iki kibazo nyine ndagifite cy'inkoko yanjye mwariye none ngagenda ujya kuturogesha uratugeragesha niba mufite ubwenge murahana inkoko yanjye cyangwa mbateze amahembe mwambwamo. uragira kuduteza amahembe turi n'imbwa wibuke kudushyirishiriza ahubwo n'amababa tujye twigurikira kuko ibyo turi kumva birenze. Nyamara rero muri gukira nanjye mba naravunitse nyihahira nyikorera ibiki byose nyicungira umutekano murayitwaye niba ari mwumva nati mana yanjye nunakubeze nimutama inkoko yanjye ndategereza agashamura arazana n'inkoko inahita nyimurutse. Hano none nimba uri umutegereza mutegereze cyane umutegereze kabisa uko nimba ari kuyiruka bwo ntago ari muri condition nziza ari muri toilette ubwo nimba nayimurutse arayiruka mu bundi buryo kandi kwitwara ndabizi neza birakugora. Narashatse kuvuga ko njyewe ari umuntu wamukira gutyo ngo birangire gutyo gusa. Nimutema reka nkwereke ngiye gutegeza agashamura paka itangambe. Muramu. Ibyo biroroshye icara ahubwo se wariye ari ko ari utunono twasigayemo neza. Gutunono. Baba boy ibinono nibyo nkoko yanjye nibyo bigaragaza ko ari nkoko yanjye mwari. None se ibimenyetso ndabibonye. None se nkoko igira ibinono. Igira ikize zigira amaguru. Gusa amaguru n'ibinono kumva atari ibintu bitandukanye. Nawe undi nimburu wicara aho ngaho umutegereza nase ubwo ngewe nabigenza. Mudashaka guhira muri ino nzu mu nkoko yanjye. Ahubwo se nta kindi kibazo ufite kitari cy'inkoko. Mudashaka kujya murya mukumva ibintu ziri kugenda inatigita mu nkoko yanjye. Siga warigize ibirunga se ujya kuduteza imitigito. Aha. Barambona. Ubuse ndakubona kandi urajya nambara marinette. Mundi wariye? Wari yarashaka kumba no ku nkoko yanjye se. Ari mutuntu twasigaye utuno nakurebera. Ye baba we. Niko se gashamo urakomeje se gahunda ntose wari uzi kuri ganda komeje ari hano n'ubundi hagendanye n'inzu kandi nta muntu ukina yubaka n'ubundi ndamutse ntasize etaje sinandi umusazi. Oya uzabukoze umushinga wanyawe rwose nta muntu utagushyikira nga gashamo ntukishinga ibya kiriya cyane nuko duzi ibyacu mwana n'iby'abana n'iby'abana kabisa ubundi byura mwana byuwe ntibiri kubyitaho ngoya abana nta kibazo abana natwe twabaye abana nanjye mfite umuhungu nakubagana cyane undi se gashamo aragarutse ahubwo se ubavuye nyibwirira ibi biryo mbirye wimbwira bimeze gute ibiryo mbirye akibyo nasize ubyirire ngengeze kuvuga ngo hari ibyo nasize ngubuza kubirya ahubwo se ugeze umbwira ngo mbirye ahubwo se kamumbaza yisize udushyimbo gusa ushatse kwerekana iki ko hazi udushyimbo ariko kwerekana baziga kwa ngo ushaka kugira kuki udushyimbo gusa ngeze kuvuga ngo utwo dushyimbo tumbikire hari ibyo nigeze nkubwira nose wadusigarije nde wari wateze imbeba se hateze imbeba cyagiraga ngo turye wenyine nimbe banateze ubwo ni wowe ko mbona ari wowe udufite reka ngwere gashama nta mugabo ukorimo akusa umugabo woretse kurenganya abandi uri kubona umugabo wajya muri gashama uramubona kuri ino si ukwita pfu ahora ntesha umutwe mutesha umutwe ukwita pfu oya nuguseka uhora ntesha umutwe turi muri diru y'amafaranga nanjye guhita nsora amafaranga gweze amasafuriya y'ubugari bye ahubwo we mbwira uburyo umutwe watagufashe ubu ukora muri banki urutwateretse ku ruhande byose wowe byo guta umutwe kwanjye ubizanye ute kandi ibyo bikuye he nose umutwe waba ugufashe nkaba mugutesha gutya kenyeye ugakwa nk'ubu ushaka iki ko mu by'ukuri njye nashaka kukubaza uyu mwihorera ibana mwihorere twikomeza gahunda z'amafaranga abandi mwihorere se yanyihora ataransubiza nimba bino birya mbirya gashamo kuki kintu akira ngayigendera ariko se ariko waba uretse oya ntakazi kanjye nje kurushaka ufite ibibazo bitari ibyo kubaka nibyo biryo wakubaka utariye se urwo rugo rwakunda
kungurika mbanza ngozi kamatsiko ubu ufite ikibazo mbaburo umbeshye koko icyo se ari kwidiringa dizo amafaranga uza kundesha umutwe ahubwo se reka nkubaze ayo mafaranga uri kudiringa wagiye udiringa n'uburyo uzayishyura ubona abantu bose ari njyewe uzajya uzahora mudiringa nabo nta muntu n'umwe wazana ngo arimo ideni ngo muvugane ni njyewe bavugana ubwo rero n'uzajya unadiringa izo deni z'amafaranga nzajya mbamara wiki niko bigomba kugenda none se hari umuntu akubwiye ngo uzanyishyurire nose ko kidatuma bakwishyuza ko iki buri ari njyewe batumaho none se icyo ngutuma se kujya kubahabura gusa hari ikindi bahabura se n'injye baba baragurije ayo mafaranga nose kuryo nzaya mari kwidiringa yadiri kwazuza dusafura imbere buri munsi nose ni gute usigaza njye nahazi ngaho genda ubirye hari byo vimpera se nyine sikituri ko kireba Ako se noneho wowe kandi ubaye be mugabo ubaye iki umbona uri gutarika intebe hano ugiye kwicara ikinabaye ubaye iki wa mugabo abwira ngo sarwaye igiciro mukamakandi ndo ese byo gitumye yikubita hasi iramugaragaye ariko umuntu w'umugabo arakubeshya rata n'umutingito mubwo wowe ntabwo wumvishe ahoko umutingito uri mu mutwe nose uretse kubeshya nimbura umuntu w'umugabo mubwira ikintu baye utabeshye kuko ni igicure koko none se ubaye iki mugabo rero ntabwo si iyi ntebe ubaye iki iyi ntebe se ko iri hano nanjye nani ndaro ugiye kwicaraho ibaze nk'uburyo uba wifashe ugatereka intebe ngahicare turebe uburyo bikunda ese bigenze bite nabona mujyo ako wacana buri kigome atuzi gukora isuku nawe ayi wowe ubaye iki yewe numvise numva umuntu yikubita hasi urumva nayo ni cyane ugatebe ngiye kumva numva ikintu kitigishije hano kita kinkubita hasi ni igicuri ndi gukoropa egora nanjye nasinzi kuntu mwebwe mutabyumvishe none se ubaye iki mude igicuri koko wumvishe ngo ntabwo yafashe imiti mu gitondo niko ari kumbwira aho nyumvira ibyo nibyo nkubwiye umbwiye ngo iki saye mubwiye nimba atari iwawe wamenye ibintu wambwiye ari byo oya gakwari ntukajye wishinga ibyiwe yakubwiye ngo iki bamubwiye ngo iki mubwiye ko urwaye igicuri nyine ukeneye ubufasha gucurama twe ni nkuboka n'umuheto yirwaye igicuri cyahe nta n'isoni oya ni ka gate wajyanye ubona amadayimoni gahundere ni ibintu by'ibidayimoni se mu rugo habamo amadayimoni ra reka nta amadayimoni savuye cyakoze aramutsa nahari mu cyumba cyawe buka kumuha imiti aho bwawe igicuri ubwo bakivuna meto amadayimoni aramutsa nahari yaba ari muri gakwari gakwari mbona gutiraho mani reka nkubwire rata gakwari ko umuntu kunguko aramutse yina amadayimoni yaba mwuzuyemo si hasi ntabwo wagenda ukagiye ugiye ukagumayo ni igiki kibahangaha koko rata gomeza wikoropere kihorere arikorera amasuku mbaraga ikorera amasuku rata shu ikorera amasuku uteza igicuri muri runo rugo wagize vuba gata ngakwavuze gute ako se ngo ntabwo wagenda kujya mu gikari aho turama bari uguma none se nebe so se buri gihe ko mwamurwana ibigene wari igiki mu byukuri sharika nkubwirisa ni nakwirukana hano mu rugo njya uzangaye zamwikana umwana wawe we wabyarira tungo niba ufite ikiraro uzamujyane harya ubundi nimba ikiri iki ubundi dupfana iki aho nyumvira umfana iki nawe hari isano ryanjye nawe yakubwira irihe ngiye nagira icyo mfana nawe ngewe nagira icyo mfana n'itungo ayinzwe ari papa wawe reka niko yakubwiye njye ariko ngiye se twebwe iwacu bararwa aksemva imbere wakinuwe ngo iki gakwa uvuze ngo iki nose urashaka kuzamubyarira uno mugabo ntabwo njye namubyarira bagiyone genda natatse ahubwo mama yake na mama shamra ndo mti kichina na shira
ubaye iki babwira ubaye iki muno n'umuranga imbwa ziramfashe kiyende akaguru kari kavuyeho none se ubaye iki none se uduhamagariye iki ibiryo byanyu biramenetse sinaga umubibona ariko nicyo mubwira kuba umuntu w'umugabo buriya ntabwo ubingubu iyo tubutaba mu nzira y'amakaro byakwa bigenze gute ngo ari kubwirira none ubu bigize biteze ubu rero urabona nk'uko turasamura ako gakwa uri muzima ariko mwe nimuhumure nimwe kandi mbwa we mbwa ndaje kese mwihangane ndaje kweri mama ndanabwira iki kimbana nacyo muri ino nzu koko nawe se mugira ngo tujya kubirira hano fasha gutya ntabwo dusenga ubu nicyo duhamagariye nibise ntabwo murya njyewe njya bino biryo byo hasi reka mubwire umva mubwire icara ubirye icara ubirye ibirye reka mubaze uretse kumbaza ntabyumvishe nibagiwe urusenda se wadi reka mubaze ko ubundi uru rutwe rwawe umva nta kibazo cy'imanga nta kibazo kumbazaniye amufoke si icyo kibazo gihari cyane nibagiwe kubakarabya se ntabwo murisha amufoke ibi ugiye kwicara ubirye amaye nkazana hano ngo rero we wavuye bwagiye kwicara nawe ugeze ubwo ibyo ni ikibazo ahubwo ni mwumve rwose ndarya ngiye mutari kurya muri kumva ibintu byava muri mushakana umujya ntirire tugwagaze none uyu ni wowe base mwinjira mwakuyemo inkweto iki ni ikigaragaza abantu abo njyewe ndumva nanabikandagira abishyanye se tukabisangira amahuje navuze ngo birye irya birye Adesha musukari kirumbo ni no muceri. Ni iki ubonye mu muceri? Bamenze nagura umuceri mu Pakistan. Ikindi harimo umunyu muke. None se ubibonye ushize mu rutwe? Shaka ko reka mubwira ariko ufite ikibazo cyo mu mutwe biri seriye. None se muravinde uko nago muri. Nosabwo tubigende. Gasha mugende ntago nzagaruka muri urugo harimo no mutindi ngewe. Reka mubwire wowe. Nase nibagiwe iki? Nibagiwe urusenda. Nshobora kuba nibagiwe urusenda. Shaka kwangiye umaje kuntambira. Ngiye wowe. Upe miyemeje kwicwa n'inzara hejuru kandi muri mu masengesho mwajya kujabura. Okay ngabyiyorera ubwo ndabizi kwemera kubera madamu wowe kamukurire ibyo waraza kubirya nimugoroba. Rusibona kujya umuriro kugera. Koko se ntabwo murya.